tubahaye ikaze inshuti bakunzi Baba TV n'umwanya mwiza mugena amenya byinshi bigiye bitandukanye. Kuri bo rero tukaba twabahitiyemo ikijyanye n'ikipe y'igihugu Amavubi. Ni mu kanya gato cyane gashize ku cicaro cya Ferwafa aho mutoza Amashami Vincent amaze kuba yakongera gusinya umwaka umwe ko yatoza ikipe y'igihugu Amavubi, akaba agomba kongerezwa na Arekirasa ndetse na Sostene usanzwe atoza ekipe y'Amagaju. Hari byinshi byagiye bivugwa muri ko ari urugendo rutandukanye nkuko muri buze kubyumva muri kino kiganiro. Wayeza akaba yarahagarariye Ferwafa, akaba asanzwe ari umunyamabanga, akaba yatangazaga yuko wabita Amashami Vincent agomba kuba yatoza ino ekipe mu gihe cy'umwaka, ndetse akaba yifasha kuba yarenga imikino y'amajonjora cyangwa se yarenga imikino y'amatsinda mu mikino ya CHAN izabera muri Cameroon. Ikindi basa naho bamushinze no kuba yakitwara neza mu majonjora y'imikino y'igikombe cya Afrika, ndetse no kuba yagira ahantu agera mu mikino mu majonjora y'imikino y'igikombe cy'isi. Byinshi tugenda tubabwira rero muri kaneza urugendo ryo gutanya rw'imikino ya CHAN wabitagimi muri sakaba no muri ekipe aza kuvamo asimburwa na Seninga Innocent nakaba yaje kuba asimburwa na Arekirasa. Ni ibintu byinshi umuntu yakibaza, ese ino ekipe igenda ihindura abatoza ku buryo butunguranye si byaba byatera ikibazo cy'umusaruro muke? Ese kuba bano batoza n'undi basanzwe bafite ama ekipe mu mbabare batoza mu cyiciro cya mbere byo ntibyateza ikibazo cy'umusaruro muke? Byose uraza kuba ubyumva mu kiganiro uwo bita Amashami Vincent ajyanye n'abanyamakuru. Hari byinshi yagiye asubiza, hari byinshi ndetse no kuba yagiye ashyira agaragara urutonde rwagaragaramo Ntwari Evode ku bakinnyi bagomba kuba bategereza, ndetse na Beretara waje kuba ahamagarwa mu bakinnyi 28 bagomba kwifashisha muri no mikino ya gishuti n'umukino wa Cameroon ndetse n'ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville. Ni byinshi byabereye muri kino kiganiro, nakubwira nti nawe ugerageze kuba wakurikirana umenye byinshi kuri ikipe y'igihugu yawe, byinshi wakibaza ku ikipe y'igihugu Amavubi, byose urabisanga kuri Baba TV. Mukurikire kandi neza. Umusangiza w'amagambo arakoze. Ntere kuri umuyobozi w'umusigire muri Minisiteri ya Siporo, namwe banyakubahwa abafatanyabikorwa bacu n'abanyamakuru, inshuti bavandimwe, abafatanyabikorwa dufatanya umunsi ku wundi gushyira mu bikorwa inshingano zijyanye no guteza imbere umupira w'amaguru mu Rwanda. Ndagira ngo bahe ikaze muri iyi nzu y'umupira w'amaguru mu Rwanda mu izina ry'ubuyobozi bwa Ferwafa, perezida wa Ferwafa, tubahaye ikaze. Nk'uko umusangiza w'amagambo yabivuze, iki duteranirije aha ngaha ni ukubamurikira umutoza w'ikipe y'igihugu, tukanasinya ku mugaragaro amasezerano ye. Nyuma yaho turaza kumuha umwanya abereke abo bazafatanya muri aka kazi muri izi nshingano zikomeye bahawe. Hanyuma yaho harakurikiraho umuhango wo kubatangariza urutonde rw'abakinnyi bazitabazwa mu mikino iri imbere. Hari imikino ya AFCON, hari imikino ya gicuti n'imikino ya CHAN, ndetse ariko ubwo birumvikana urutonde ruraba rurebana cyane cyane imikino iri hafi ya gicuti. Mbere y'uko nsoza uno mwanya utari munini wo kubaha ikaze, ndagira ngo bavuze ko kuba hariho bamwe bagiye bibaza bati se ko bisa nk'ibirimo gutinda kudutangariza umutoza, twagira ngo tubinoze neza ku bufatanye na Minisiteri ya Siporo, tuboneraho n'umwanya wo gushima imikoranire myiza ihora ituranga. Ibyo rero nibyo byatumye ngira ngo muraza kubibona, muragenda wenda munabitubazaho, dutange ibisobanuro byimbitse. Hari impinduka zimwe na zimwe zagiye zibaho, cyane cyane mu bijyanye na staff technique n'ibindi bijyanye n'imitegurire myiza y'ikipe y'igihugu, byari bikenewe umwanya wabyo kugira ngo binozwe neza kurushaho. Ntabwo ndi bwizimba amagambo, ahubwo twakurikizaho umuhango watuzinduye uri bubanzirizwe no gushyira umukono ku masezerano y'umutoza w'ikipe y'igihugu, nyuma izindi gahunda zikomeza. Nk'uko rero Minisitiri yarabivuze, nyuma yaho yo gusinya ndabasaba guhaguruka hamwe n'umuyobozi wahagarariye Minisiteri, bafashe bafata ifoto y'urwibutso bahererekanya amasezerano, muhererekanye
izo ababasha mu masezerano. Hanyuma sabe kandi ababishinzwe nabo batuzanire umupira bateguriye umutoza w'ikipe y'igihugu ashami gusa kugira ngo ikimenyetso cy'uko aramukijwe inshingano ndetse n'icyizere cyo kuyobora ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Bwana Mashami Vincent akaba ari umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ku mugaragaro kuri uyu munsi tariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2020. Ndashimira cyane MC abanyacyubahiro bari hano kubahwa ndetse na nyakubahwa Regis ndetse namwe banyamakuru mwitabiriye umuhango. Nanjye mu murimo wo kubaha ikaze hano. Mbere na mbere ndabaza gushimira Minisiporo ndetse na Ferwafa ndetse n'igihugu muri rusange, Abanyarwanda ku cyizere bongeye kungirira cyo kuba nakomeza inshingano zo kuyobora ikipe y'igihugu. Ni iby'agaciro kuri njyewe, nkaba rero mbikuye ku mutima bishimira ababigizemo uruhare bagira icyo cyizere, kandi nanjye bizeza ko by'ukuri bitajya bigenda neza. Ubu tugiye kongeramo imbaraga ariko twese dufatanyije birumvikana kugira ngo bitaragenze neza, ndetse n'icyizere bongeye kungirira kugira ngo tuzagere ku nshingano bongeye kudushinga. Ndabashimiye cyane rero. Hanyuma mbonereho n'umwanya wo kubamurikira staff dufite imbere yacu. Benshi hari abo muzi, hari abo mutari muzi cyangwa se mwari musanzwe muzi mu bintu bitandukanye. So ngira ngo ntatinze mu magambo ndaza gusaba ubundi buvuge bose ko bahaguruka kugira ngo mubabone. Ngira ngo rero ibumoso bwanjye hari Habimana Sosthene, akaba ari umwe mu batoza bungirije, akaza ndetse na Kirasare akaba nawe umutoza wungirije. Tuwende ku banyezamu rero nihuse, hari Kimenyi Yves, akaza Ndayishimiye Eric, akaza Gahungu Habarurema, akaza ndetse na Kwizera Olivier. Abadefenseri Manzi Thierry, Mutsinzi Ange, Rugwiro Herve, Nsabimana Aimable, Fitina Ombolenga, Manishimwe Emmanuel, Rutanga Eric, Iradukunda Eric. Abakinnyi bakina hagati Niyonzima Olivier, Bukuru Christophe, Ngendahimana Eric, Shimimana Amran, Twizeyimana Martin Fabrice, Nsabimana Eric, Manishimwe Gabriel, Niyonzima Ali, Nshuti Dominique Sarabwe. Barutahizamu akaba ari Byiringiro Lage, Sugira Ernest, Usengimana Dani, Iradukunda Bertrand, Bizimana Yannick, Yabivuze Jose ndetse na Mico Justin. Abo ni abakinnyi 28 tuzakoresha mu mwiherero uzatangira ku munsi wo kuwa mbere tariki 17 ukazabera i Nyamata Paris. Hanyuma twaba dufite n'abo mwabinyemerera ko mbabasomera cyangwa se muraza kugira icyo mubibazaho. Yes, dufite n'abakinnyi rero bari kuri waiting list. Akaba ari Rwabugiri Omar, Serumogo Ali, Niyomugabo Claude, Kayumba Soter, Mirafa Nizeyimana, Bisharatif, Nshuti Innocent, Amahoro Vincent, Sekamana Maxime ndetse na Ntwari Yvonne. Ngira ngo rero n'izindi mu magambo tuzatangira kampu kuwa mbere, hanyuma wenda izindi gahunda z'urugendo niba wenda tugerageza kubisobanura neza ndakeka nta gihindutse tuzahaguruka ku itariki ya 19. Ikibazo cya Jaric, icyizere rw'Abanyarwanda birumvikana n'ibyo Jaric urukiko bibayemo igihe kitari gitoya, ariko yes, twari tugize ibihe byiza n'ibihe bibi, kandi na ekipe tuzi ihora mu bihe byiza na ekipe tuzi ihora mu bihe bibi. So izo ups and downs zigomba kubaho, ariko tugashaka uburyo twagerageza gukemura iyo bitagenze neza. Njya barimo batangiye uvuga ngo ndishimye natanashimira abangiriye icyizere. Umusaruro kwitwara neza ntabwo burya ugiye nibyo twe dutoza abakinnyi twe dushyira mu kibuga, ariko
hari ibyo byinshi cyane mudashobora kumenya bibera inyuma ya rido, kandi turabizi ko ekipe kugira ngo itware neza bisaba ibintu byinshi, bisaba kwitegura, bisaba kwihangana, bisaba no kubanza kwiyakira uwo uriwe. Akenshi dukunda kugendera mu munyenga w'ibyo tubona, ibyo twirirwamo, ibyo dusoma, tukumva ko twese ariko twakameze. Ntawe utifuza kumera neza, ntawe utifuza guhora atsinda, ariko hari impamvu zituma umwe atsinda, zituma undi adatsinda, hari impamvu zituma umuntu atera imbere n'undi adatera imbere. Iyo rero utaramenya izo mpamvu zituma undi atera imbere abandi batera imbere, ngira ngo iyo uzi icyo ushoboye kuzimenya utagerageza kuzishakira ibisubizo. Ngira ngo rero inama wenda cyangwa se ntabwo ari inama, ni uko wamajije ngo icyo nakwizeza abanyarwanda no gukomeza gukora kandi tugakomeza kwihangana, kuko umupira urategurwa. Umupira ntabwo ari inzu uvuga ngo uzubaka mu mezi abiri, bitewe n'ubushobozi ufite bw'amafaranga ukayubaka. Twabonye imiturirwa yubakwa mu minsi 2, mezi 6, mezi 3. Ibyo rero bitandukanye n'umupira. Umupira ni ikintu gikomeye cyane, usaba ko ushyira ibintu byose hamwe kandi ukageza kubibyaza umusaruro, kandi uko utegura, uko ukora ibyawe, hari n'abandi baba bagutegereje. Bitandukanye na wa muntu wubaka inzu nta gitutu ariho, nta wundi bahanganye kugira ngo ninde uzayirangiza mbere, ninde uzubaka inzu nziza. Buri wese yabyubaka uko abishaka, ariko umupira siko bimeze. Ugomba kubyubaka bikanga, kubera ko resultat niyo yonyine definition y'umupira. Tunashimira n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport ko bamwamenyesha gukora akazi. Niba nta kibazo kuko SG yabivuze. Kuri iyo periode ya CHAN ndumva ejo dufite meeting n'ubuyobozi bwa Rayon Sport kugira ngo tuganire turebe icyiza n'ubufasha ekipe kugira ngo yitwe according challenge ziri imbere kugira ngo turangize neza n'ishimira cyangwa discount. Hello, dumumenyesha amakuru. Nibagire gufyonda kuri subscribe kuri BATV kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru y'inkino atandukanye yo ngaha mu Burundi, mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye.